ko abakora uwo mwuga cyangwa se ubwo bwikorezi ari bakeya. Kuba bakeya bigenda bigaruka na hahandi habafasha. Iyo hari umuryango ushinzwe iby'indege wa ICAO, hari ibipimo ngenderwaho igira moyenne ya 60%. Hari ibihugu byinshi bimwe na bimwe bifite amayeroporo tujuje. Ubu nibwo ibyinshi bakareba iby'ikibuga cy'indege gikwiye kuba cyujuje, ari abakozi, ibikoresho, ubumenyi, ibikoresho byose. Ibyo rero Afurika iri inyuma kuri urwo rwego. Ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika bigenda bigaragaza intege nke. Mujya mubona habayeho avuga imidari cyangwa se amashimwe. Nuko icyo gihugu kiba cyazamutse ndetse ku ntambwe ishimishije kuri wa murongo ICAO iba yasabye kugenderwaho. Ibyo rero nabyo biri mu tuma bwa bwikorezi ababwitabira baturuka hanze baza kuba bakorana n'abari muri Afurika hagati bugabanuka. Ariko iyo urebye ibyo bihugu, kumva ko igihugu cyareka kubaka ibyo bintu, niba n'ibyo bipimo bikenerwa bigera kuri 60%, kubishyiramo imbaraga nibyo bikomeye kuruta kumara imyaka. Dufata Afurika imaze imyaka hafi 60 mu bwigenge 70. Kumara imyaka uhabwa serivisi na sosiyete runaka, nta bindi buvuge amazina ariko badushyiriraho amashusho z'i Burayi. Nibyo biba byoroheye igihugu kuruta kuba cyakwihangana kigashorama yacyo. Ubundi igihugu kuba cyazamuka muri ibyo bipimo nibyo bitanze agaciro k'igihugu k'ubwikorezi muri rusange muri icyo gihugu, ko bituma ari abakigendera, ari izo kompanyi zose ziza zumva zifite umutekano uhagije. Izo zikora zitunguka. Turi kuvuga ngo igihugu niba abandi bakora bunguka kandi bungukira ku butaka bwacyo. Yes, kuki cyo kidashorama yacyo? Gutunga, gucunga ikigo cy'ingendo z'indege kugeza uyu munsi birahenze. Hari impamvu nyinshi zituma bihenda. Kugeza uyu munsi biragoye. Hari impamvu nyinshi zituma bigoye, ariko zimwe ziri muri ibyo bikorwa remezo bitateye imbere, yego, ariko izindi zishingiye kuri ba papa b'ibi bihugu bya Afurika. Ngo niba usuzuma ari uriye, hari ibyo ari bushyireho bishingiye ku gipimo cye, wowe kubigeraho birasaba kugenda nkawe. Ingendo y'undi biravuna. Bivuga rero ngo ndatekereza ko ikibazo cyawe cyabazaga ngo byaba bihenze kutayigira kurusha kuyigira. Nkubwije ukuri ko kugeza mu minsi ya vuba ahangaha, kugeza mu myaka nk'itanu cyangwa 6 iri imbere, ibi bihugu bya Afurika byamaze kumva akamaro ko koroherezanya ubwabyo. Bizaba bigihenze gutunga kompanyi y'indege kurusha gukora ikizindi zikaza zigakorera iwabo. Kubera ko nyemerera reka soza igitekerezo. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, nuko biriya bipimo turimo kwita mpuzamahanga. Ntigakora kundi tuvuga ngo muhagarike gukoresha agataro kanyu kuko ni ibitazwi, kuko nta formule izwi hari, tubaka kuzanira indege ikoresha essence uko uri bukomeze ukabakenera. Na standards baba bagenda bashyiraho ni ukugendera ku muvuduko wabo. Nyamara icyo nshaka kuvuga yuko biramutse bikoretse ibihugu byacu bikishyira hamwe ubwabyo, bishobora no kuba byagira ubushobozi bwo gushyiraho ibipimo byabyo ubwabyo, noneho bakagenderana kompanyi zo mu bihugu byacu zigahendukirwa no gukora, zikabasha kugira isoko rinini ry'abantu barenga miliyari, bagenderana byibura mu gace kabo. Bariya bandi bakabona ko batabakeneye cyane, bakazajya baza gufata abajya handi, ariko izanyu bazibujije kujyayo kuko zitujuje ibipimo byabo, ariko byibura hanyu mu gace kanyu mubasha kugenderana. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo kugeza uyu munsi ushingiye kuri ibyo bipimo mpuzamahanga, kugira ngo ugire ikigo cy'indege gitwara abantu nikijya gusaba kujya ku kibuga cy'indege cyo muri Amerika cyangwa mu Bwongereza, batume kompanyi y'iwabo, ikigo cy'iwabo kiza gusuzuma ikibuga cy'indege cyanyu, kiza gusuzuma imikorere y'indege zanyu, kiza gusuzuma ngo muzikura hehe, na standards zindi, mutanga ibiryo bimeze gute, bababwiye ngo ntimuruzuza, ntimurakura, mubanze mukure.
bakagenda mukazakomeza kubirukankaho ubwabyo n'izo misiyo z'abo bayobozi bajya kujya kubinginga n'abariya kuza hano bitwara amafaranga menshi cyane. Bivuga ngo aho kugira ngo utange ayo mafaranga yose wayafata ukashyira mu mibereho y'abaturage, ugatunganya ikibuga cy'indege, izo ndege zikazajya zigwa ku kibuga cyawe zigatwara abagenzi zizana n'abandi by'agateganyo mu gihe kirimo kwiyubaka. Urashaka ko Afurika igira substandard? Ntabwo nemeranya nawe. Hari ibintu maze kugenda hafi mu bihugu byinshi, hari indege basigaye bita air peut-être. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye ntuba wizeye ko isaha baguhaye uri uyubahiriza. No, ugera ku kibuga wagera hahandi ureberaho indege ngo cancelled, ugasanga indege barusubitse, ukaba urubaza. Ni ibintu byoroshye. Hari ibintu byinshi cyane bipfa muri Afurika wanakemura nta n'amafaranga ukoresheje. Mwese muragenda, ibi bihugu byacu biteye agahinda, ugasanga indege bayivanyeho ntibakubwiye, ukicara ukaba urubaza, yenda ntibazi nimba udanafite n'amafaranga. Ariko i Burayi iyo indege bayegejeyo nk'amasaha, iyo yarenze amasaha 4 batangira noneho guha abagenzi amafaranga, kubera ko bakwiciye urugendo rushobora kukwinjiriza amafaranga. Icyo nashaka kugarukaho ko ikintu Ruziga yavugaga ko niba abantu bataragera kuri urwo rwego hari ibyo baba bemeranijwe bakabahana serivisi nibura hagati yabo. Noneho ya serivisi imeze ari no yavugaga, kuko hari ibintu bitope bidasaba amafaranga Abanyafurika bica iyo uhageze agahinda karakwica. Kubera iki? Kubera ko bijyanye na ya miyoborere y'igihugu, bijyanye na kwa kundi ruswa yabahawe intebe, kwa kundi serivisi ari mbi muri rusange. Nkibaza ko ingendo zo mu kirere twese turemeranya ko n'urugendo umuntu, kubera ko indege bidafasha ahantu twese turarutinya. Iyo rero utuntu duto tutakemutse uribaza uti ese ubundi iyi ndege irangezayo? Kandi koko ntawayizera. Nimba washatse kubaza information ukayibura, nimba bayegejeho ntihagire ukubaza mu kanya bakaza bahamagara ngo mugende, ntago bye nugenda valize zawe zigatakara, ejo iyo ndege urayitinya. Muri make rero hari ibyo bita cercle volant. Ukavuga uti njyanye n'indege ariko simbyizeye ko ngerayo. Nibaza ko umugabane utatera imbere dushyizeho substandard. Dukeneye standard. Reka ngaruke ku kintu kijyanye n'inyungu no kutunguka muri aviation. Mu bintu nasomaga biragaragara ko isoko mpuzamahanga y'indege ubwayo ntago yunguka nk'indege nka za kompanyi, cyane indege nini izikora muri rusange. Nuko yenda kunguka kwa byagendaga bigabanuka cyane, ahubwo hari ubundi buryo umuntu yakwita indege zaje nabyita ngo zifite ibiciro bito nizo zunguka. Kubera iki? Hari service zimwe bagenda banavanamo bakavuga bati okay, biriya biryo mu ndege batanga twebwe ntituzabitanga, tike yacu ibe hasi, dutwara abantu benshi ariko twunguke. Ni amahitamo mu ndege. Ariko ibyo bijyana n'iki? Bijyana n'urugendo ugenda uko rungana. Ntago watwara abantu urugendo rw'amasaha 8 ngo ntibarye. Urumva biterwa ari byo bya bindi twavuga muri Afurika, kuko urugero nimba uvuye hano ugiye Kinshasa uzanyura Nairobi cyangwa se Addis Abeba kugira ngo ujye Kinshasa. Ariko yaba wavaga Kigali ugiye Kinshasa na amasaha 2 hafi n'iminota nka 45, birumvikana ko ingendo nk'izo ntago uba ukeneye gutanga byinshi. Icyo nashaka kuvuga nuko ntago kompanyi z'indege inyungu yazo tuyirebera gusa muri kompanyi ubwayo. Turebe ubukerarugendo buzamuka kuri kangahe iyo indege zikora neza, kuko muri ba bantu bagenda ku isi muri miliyari 1.2 bagenda baba touriste, 1/2 bagenda n'indege. Ni ukuvuga ngo nimba ubwikorozi bwawe ubuzamuye nk'umugabane, uzabuzamuye hafi nka 26% by'abaturiste bazaza. Afurika uhereye nko kuri cyo cy'impamvu zituma abantu bagenda. Yego. Afurika ni mukerarugendo. Ufashe nko muri 2015 honyine usanga abantu bagera kuri miliyoni 180 baranyuze ku bibuga byo muri Afurika. Uzabanyuze ku by'Iburaya, tegereranya ingano y'Iburaya na Afurika. Ku Iburaya ni miliyari 1 na 300 banyuze ibibuga by'Iburaya.
ariko wajya muri Afurika ni 1,300,000. ni ukuvuga urumva ni hafi kimwe cya kane cy'abagize muri Afurika. Kandi iyo urebye haba ibikorwa by'ubukerarugendo muri Afurika, hari ibintu byinshi wasura muri Afurika, ariko kubera ko bigoye kuza, bihenze kuza, umuntu aravuga ati nimba mfite nka budget yenda y'amadolari 2,000 byo kujya muri vacances, tike ubwayo nigufata kimwe cya kabiri, ese nzaba he? Ukavuga ati okay, reka nigira hamake, reka nigire yenda Dubai aho tike yanjye igura yenda amadolari 300. Ni ukuvuga ngo hari secteur ihomba kubera ko ubwikorezi butakoze neza. Kavuga nti ibihugu nabyita ko bishyizeho nka priority, bigateza imbere indege, tourisme iziyongera. Icyo ni cya mbere. Abakozi bazabona imirimo. Ni ukuvuga ngo niyo waba utunguka mu ndege, ubukerarugendo bukazamuka, amahoteli azazamuka, abaturage bazabona imirimo benshi cyane. Noneho n'abakora muri za ndege, ubishyize ku munzani wasanga wunguka muri rusange nk'igihugu kurusha kurebera gusa. Icyo tutemeranywaho ni uko ushaka kutugaragariza yuko ikigo gishobora kwanzura gukora niyo cyaba kitunguka, kubera ko muri rusange industry, urwego rw'ingendo z'indege ufasha ibihomba ari byinshi kurusha ibidahomba. Ariko mu karere kacu ubwacu dushingiye mu bihugu byo mu karere, icyo yavuze mutemeranwaho ni ya substandard. Yego, wenda afite uburenganzira bwo kutayemera, kuko jewe impamvu nayitanze ni iyi ngiyi. Icya mbere, dufite umurongo umwe turemeranywa yuko Afurika igomba guteza imbere urwo rwego cyane rwose. Noneho navuze ko mu gihe yaba yifuza guteza imbere urwo rwego, bakabaye bashyize mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano yo gushyiraho ikirere kimwe. Mu gihe batarabikora, natanga inama yuko igihugu kibona ko kitarabasha no kugira imicungire myiza y'ibigo bisanzwe byo mu gihugu imbere by'ubucuruzi bishamikiye kuri leta cyangwa bidashamikiye kuri leta, kikiri hari ibipimo bigenda bitangwa ku rwego mpuzamahanga, bakavuga ngo iki kigo gifite governance iri ku gipimo kingana gutya. Niba icyo gihugu kitarabasha no gucunga ibindi bigo bafite aho ngaho, ntago bajya kwigira ku bijyanye n'imicungire ya kompanyi y'indege. Mu gihe bataratekereza ko bazanzura gukorana mu bihugu bya Afurika, baba baretse n'iyi gahunda bakabanza bakanoza imicungire imbere y'ibindi bigo bafite. Ariko noneho ku bijyanye na kompanyi z'indege zunguka mu karere ubwabyo, dufite urugero rw'igihugu rwa kompanyi ya Ethiopian Airline irunguka, imaze imyaka myinshi. Kenya hari nyinshi zavutse zirapfa. Kenya Airways irahomba. Kenya Airways imaze imyaka myinshi ariko irahomba. N'inyungu za Ethiopia zigenda zigana. Icyo navugaga ni ukuvuga ngo nibijyanye n'imicungire. Ariko si imicungire gusa, hariho n'ikindi kintu kiba kigomba kwiyongeraho. Niba dufite igihugu gito nk'u Rwanda, tukaba turimo gutekereza guteza imbere ingendo z'indege, niki dufite umugambi wacu ni uwuhe mu by'ukuri? Nuko turimo gushaka kugera aho ubutaka bwacu butabashaga kugera. Ariko wafata igihugu, ndagenda mvuga ingero z'ibihugu bifatika. Kongo twari turimo kuvuga uyu munsi cyari igihugu giteye imbere mu bijyanye n'ingendo z'indege. Uyu munsi hari n'indege zabo bajyaga bavuga bazigereranya na niziza shira umuteto. kubera imitangire ya serivisi, imitangire mibi ya serivisi. Rwanda itangira ingendo Mwanza, uyu munsi barahagaritse urugendo rwabo Kigali Mwanza. Batangira urugendo hariya, Michael Gobena uyoboye wari ushinzwe ibikorwa muri Rwanda yavuze ko ubu noneho batangije ubudahagarara izo ngendo. Ntago hashize n'amezi 6 bahagaritse izo ngendo. Niki cyatumye bahagarika? Ubundi iyo ureba ubwitabire bw'abantu bari ku kibuga bavuga itangira rya Rwanda kubera serivisi nziza bari basanzwe bazi. Hari umugabo wari uri hariya, ni umukire cyane, afite uruganda rukora ibyo kunywa ibinyobwa rwitwa Nyanza Botras, yitwa Christopher Mwitagacuma. Yavuze ko yari asanzwe ajya Dar es Salaam anyuze inzira zo kuzenguruka, kubera ko serivisi zari zihari hagati ya Mwanza Dar es Salaam hakoraga shira umuteto yindi iri hariya yitwa Precision. Numwe ngo afata umwanzuro wo kuzajya azenguruka akaza guca Kigali ku buryo iza kumujyana ikamugeza Dar es Salaam, akaza
ateze akaza akagera i Kigali akabona gufata indege imujyana Dar es Salaam mu gihugu cye ajya hariya rero ati turatekereza ko bizashoboka yuko hazaboneka uru rugendo rwa Mwanza Dar es Salaam kuko abagenzi ni benshi abagenzi b'icyo bita intara zo mu majyaruguru y'Iburengerazuba zose bose bari benshi cyane hariya ariko ubwo burenganzira ntabwo bwigeze butangwa bivuga ngo n'urugendo rwa Kigali Mwanza byabaye domestic flight rurahomba haza ya mategeko mwavuze mu y'amabwiriza iyo niyo mpamvu ituma ibigo byinshi bihomba kubera kutoroherezanya ariko se hagati y'ibihugu niburaho isoko bararihagije mbere yo kujya kurekara ama domestic flight icyo ngarukaho kijyanye no guhaza isoko isoko hagati y'igihugu n'ikindi guhaza isoko mboni twabanza tukareba no kuba abakoresha iryo soko ese ubwabo barabyumva barabyitabiriye no kwitabira iryo soko ariko bwana Samu barabyumva ubu niba company nka Ethiopian imaze imyaka 75 74 gutyo niyo ya mbere yabayeho muri Afrika mu 1945 ntirahagarara hari izindi zavutse zirakora ziravugwa zirazima abantu bakongera bakagerageza kuzibyutsa mu yandi mazina zikongera zikazima ibanga Ethiopian yagize nirihe abandi batabona Ethiopia muri Afrika tudomeme ibyo numva abagize ubwikorezi cyangwa se abakora ubwikorezi bashobora kugira kompanyi z'indege bagenda bareberaho nka modeli icyo turimo kureba ndabona turimo kureba no kuri airlines cyane kandi tugomba kureba ku mpande zose kugira ngo bwa bwikorezi muri rusange bubashe kugerwaho nkiri kuri icyo cya airline wavugaga cyangwa se hagati muri Afurika hagati mu bihugu ingendo wavuze domestic hari izo igeze kuvuga zigabanya amaserivisi amwe mu ndege bakunda kwita low cost carriers muri iyi minsi nk'uko watangiye ikiganiro bivuga mu nama za aviation Africa zimazeho iminsi ejo bahoze bavuga bati mu myaka 30 ishize izimaze kuva ku isoko cyangwa guhagarika ufashe izakoraga ingendo mpuzamahanga cyangwa se zihuza imigabane no hagati zirenze 300 bavugaga 397 zagiye zihagarika ibikorwa mu myaka 30 zagiye zifunga bigaragaza ko ntitwagombye kureba gusa kuri airline cyangwa se hari ibintu byinshi byagiye biteza iyo mpamvu hari icyo tugeze kugenda tugarukaho kijyanye n'ibipimo ariko ufashe niba mu myaka 30 kampani 390 zaragiye zizima zigafunga ibikorwa uyu munsi umuntu yatekereza ko impamvu zatumaga izo kampani zifunga zavuyeho ku buryo ibihugu byafata ishoramari kuko yabivuze masantura indege irahenda kampani z'indege zirahenda izo mpamvu zavuyeho ugereranyije n'ubuvugizi bikorwa uburyo bigenda bizamuka izo mpamvu izikiriho imbogamizi zikiriho nibaza ko bitageza kuri uwo mubare mu gihe kiri imbere uko babyitabira baraba benshi gushyira ku murongo ngenderwaho biragenda byitabirwa kuko akenshi usanga ikituma zivaho ni ukunanirwa inshingano igeze avuga ikijyanye n'amasaha niba tudakurikiza hariho indege zidakurikiza amabwiriza cyangwa se amasaha ziyemeje twabonye ko nubwo tureba Afurika ariko hari izisohoka muri Afurika ndetse za ndege mo hagati na bya yuga harimo n'abaturuka mu bihugu biri inyuma ya Afurika babigendamo nuvuga ngo icyo gihe tutagendeye ku rwego ruhuza imigabane yose tukaba turimo kwiha igipimo gitoya tugomba kwiha igipimo cyo hejuru tugenderaho ko ntabwo tuzakomeza kuba muri Afurika gusa ariko Afurika si isoko rito si isoko rito ibihugu 54 ni isoko rito harimo ibihugu binini kuba hari kompanyi zahombye ntibivuga ko nta kompanyi zinjiye muri iyi industry kuko ubwo ni nk'umunzani ufite ibintu bibiri izahombye ntabwo ziruta izinjiye kandi zikunguka ahubwo reka tubirebere muri ubu buryo mwabonye mu myaka 2 ishize haba inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika hano i Kigali mwabonye umubare w'indege wari uparitse ku kibuga cy'i Kanombe umubare hari abaperezida benshi muri Afurika
nka perezida afite indege igihugu kidafite indege nuko se abantu batakenera indege nuko se iyo industry itunguka ahubwo nuko igihugu gicunzwe nabi iyo gicunzwe nabi ntago gikora ishoramari ko nta muntu wakwizera ngo aguhe inguzanyo ya miliyari uzishyura kandi abona ko aho uzayavana bigoranye icyo ni icya mbere icya kabiri iyo urebye uburyo bwari busanzwe bwo gufinansa imishinga minini ni bwa buryo nabyita bwa kera bushaje bwo kuzategereza abaterankunga bakaduha haba inguzanyo by'igihe kirekire cyangwa se inguzanyo zoroheje kandi abo baterankunga ntago baguha amafaranga yo kugura indege ya kompanyi icya mbere bazi ko ufite nivo ya ruswa iri hejuru icya kabiri bazi ko n'ibindi utabikora neza ese ikiba kibizeje ko ikiba uzabikora neza ni ikihe ibyo rero ugasanga nubwo isoko rihari rifite amahirwe nubwo wagira kompanyi ukunguka ariko kubera ko ibindi nabyita bishamikiyeho utabyujuje ibihugu ntibyabasha kugira hari ikindi hari nka kompanyi nacyo ni ikintu abantu baganiraho hari kompanyi zahuzaga ibihugu byinshi turabizi nka Air Africa yarabaye yahuzaga hafi za leta Afrika y'uburengerazuba yose ibihugu byari bifite imigabane East African Airline yigeze kuba East Africa Airlines yaje kuvamo Kenya Airways yego yarabaye bagumanye indege zose havamo Kenya Airways buriya ya Tanzania yavuye ku ndege imwe umupilote umwe witwa Komba yavanyeyo ayibye barababwiye mugende mu parike afata indege aho kugira ngo agende mu parike yari arayiba yigeza mu gihugu cyejo wundi perezida Magufuli yamuhembye nk'intwari y'igihugu yego nuvuga ngo azajya agenda mu ndege ku buntu yahawe n'amafaranga cash aho ngaho bamufata nk'intwari kuko yatumye ya Tanzania itangira ariko ibi bigo byigeze kubaho rwose bihuje imigabane yego icyo nashaka kuvuga zarabaye ariko zirahomba kubera iki bijyanye na ya micungire y'ibihugu zaturukagamo nimba igihugu gicunzwe nabi ntugire ngo kompanyi niyo yazi ifite indege 100 nyuma y'imyaka 3 izahomba urumva hari bimwe bya bindi bahora bavuga ngo imiyoborere myiza ni inkingi ya mwamba yo guteza imbere izindi industry zose zo mu gihugu iyo miyoborere turimo kuvuga ntabwo ari iya sosiyete gusa y'indege nuvuga ngo fata urugero rwo yavuze ati hari sosiyete imwe ifatwa hanze ngo ni Air Petetre cyangwa Air Barchance ariko iyo urebye nayiketse no gutayivuze ariko nkubwije ukuri ko inshuro zose nyuze kuri kiriya kibuga cyayo cyitwa ikibuga cyayo kiwabo kesi mpura nazo kuri yo ntabwo arizo kesi mpura n'iyo ndege iri ku bindi bihugu iyo iri ku bindi bibuga bivuga ngo si ikibazo noneho gusa cy'imicungire ya sosiyete ahubwo ni ikibazo cy'imicungire y'ibibuga by'indege kuko urabizi ko burya uko ikibuga cy'indege gicunzwe biba bitandukanye n'imicungire y'ikigo bivuga ngo noneho ushobora gusebya iyi sosiyete yacu y'indege ya Rwandair nagiye umunsi umwe narindi kuri icyo kibuga cy'iyo sosiyete yindi ngiye kubona mbona nabo batangiye ibyo kuvuga ngo mutwihangana indege ya Rwandair ntabwo ihaguruka isayizi nizi ngo ibayigijweyo aba nabo batangiye gucya nyuma y'akanya barongera batubwira barasunika nibwo naje kumenya itandukaniro hagati ya sosiyete y'indege n'ikigo gicunga ikibuga uburyo biba bitandukanye akajagari kaba kari mu micungire y'ikibuga gashobora gutuma sosiyete isebera ku kibuga runaka kandi gatakaza abagenzi ni nayo mpamvu uyu munsi batangiza Rwanda itangiza ingendo muri Zimbabwe twagezeyo dusanga ubu nibwo bongeye kugera kuri sosiyete z'indege zigera kuri 21 barigeze kugera kuri sosiyete z'indege zigera kuri 72 ziragenda ziramanuka zigera kuri 3 ubu ngubu nibwo bagenda bagirirwa icyizere haza sosiyete zindi si ukubera ko ari ikibazo kindi cy'ubukungu cyangwa ikintu ngo icyo kibuga cy'indege uburyo cyari gicunzwe cyari kirimo akajagari nazo zindi twavugaga ziva hanze no kwemera kuza aho ngaho nabyo ni ikimenyetso cyiza oya reba tekereza abagenzi bose baba bafite ibikapu ntaho indege irabizana hari aho biginyura tekereza buri muntu iyo ageze akabura igikapu ubutaha yakongera ntifuza kongera kugicaho indege kugira ngo uraza gucaha ubone kugera aho ujya ngo ntabwo ushaka kuhaca yego ibi mizigo yacu buhari ariko hari ikindi turimo kugana no ku musozo bwana Sam avuze icyaho abantu banyura n'iki ukibaza hari kampani zimwe
aho waba uturutse hose zibanza kukunyuza iwabo, ntabwo nivuga amazina yazo. Irya yo ni politike yihe ko usanga bikereza umuntu n'ibintu by'amatransite n'ibiki n'ayamariske wenda bo babikora neza nta n'ibikunda kuzimirira iwabo, ariko kuko mwavuze muti nko kubona indege ihaguruka i Kigali y'Kinshasa, linye z'indege zo zikwiye kuba zishyirwaho hagendewe kuki, kuko ushobora no gushyiraho linye ariko ikaba leaks ntiwunguke. Hari ibyo igeze kuvuga bijyanye n'amasezerano indege zisinyana hagati y'ibihugu cyangwa se ibihugu hagati yabyo ubwabyo, akenshi hari igihe biterwa n'ayo masezerano, akiyongeraho n'amakonekisiyo iyo ndege ubwayo ifite. Icyo kiri mu gituma wenda izo ndege zibanza kunyura iwabo kugira ngo zibashe gukomeza. Ariko hariho akantu ashaka kongeraho ku byo twarangije kuvuga tukivuga Afurika. Afurika sinzi imibare, turi hafi hari miliyoni 10 cyangwa se 12% ugereranyije n'isi yose uburyo ituye. Nibaza ko twagombye kubifata nk'amahirwe yatuma niba tugiye muri ubwo bwikorezi, yaba ari igeze kuvuga management y'ikibugu ubwacyo, ya Helena ubwabyo, buri kintu cyose, nibaza ko ya standard dushaka bwa bwikorezi dushaka ushobora kugera, kuko ahanini usanga bwa bumenyi kwa gukoresha cya kirere, kwa gukoresha yabo bwa buryo bwo kugenda, nabyo kutabyitabira bishobora kutugiraho ingaruka. Twigeze kuvuga kuri kwese ingaruka cyangwa se cyatumye za ndege zigabanuka zavuyeho. Hari ikindi gihe kibaho kijyanye amavuta cyangwa se nabyo usanga biri mu bituma habaho izo mbogamizi. Ari cyegeranyo kivuga ko arahenda muri Afurika kuruta hanze muri Afurika. Kandi Afurika icukura peteroli nyinshi. Icyo rero nicyo noneho muri kwa kunde Afurika twavugaga indege zabo, management muri rusange yaho y'abagendanye n'icyo nubwo bwikorezi, mu kwicara ngo bakavuga ati n'imbogamizi zituma bamwe bava ku murongo, harimo n'amavuta, se hakorwa iki? Hari abashobora gufunga kubera ko ayo mavuta ahenda. Urumva niba hajemo icyo kibazo cy'amavuta ahenze, duha imibare ifatika niba hari ufite ugereranyije n'ahandi ahenze guti? Ubwo ko kabiri kugeza kuri 20% biri hejuru ugereranyije n'ahandi ku isi muri Afurika. Reka mwe nk'urugero dusoza, buri muntu ndamuha umunota umwe rwose, kuko niba abantu bavuga bati dukingura ikirere, kugikingura uyu munsi ni iki gikwiye kuba ari amahirwe kugira ngo ibihugu bikingure kuruta imbogamizi? Ntibakarebe gusa indege, hari serivisi zishamikiye ku ndege zituma ubwikorezi bugabanuka igiciro cyangwa kizamuka. Uyufashe nk'urugero tuvuge nk'Abarabu, Qatar, bafite ukuntu bagirana amasezerano n'abakora indege n'ibiciro by'amavuta, kubera ko bo amavuta bayikorera, kuri bo ntushobora guhangana nabo. Guhangana nabo ni iki? Nuko nawe ushyiraho gahunda zagufasha ku isoko ryawe. Reka nshuti, twari kumwe muri iki kiganiro dusoreza. Ntabwo iby'indege wabivuga mu kiganiro kimwe gusa ngo birangize, ariko nk'uko babivuze hari amahirwe menshi Afurika ikwiye kubibyaza umusaruro, ariko birasaba kubyumva no kunoza ibindi. Umusiri twavuze byo kugenda mu kirere, ariko abatumirwa bavuze ko ni mu kirere yego, ariko byinshi binakorerwa ku butaka, birimo imiyoborere, birimo imicungire y'ibibuga, birimo no kugira abakozi. Mwumvise ko Afurika izakenera abapilote barenga 25,000 mu myaka 20 cyangwa 15 iri imbere. Ese barahari abakiri bato? Ubwo nuko mu byo kwiga ibyo nabyo abantu bakwiye kubyiga kugira ngo iyo mirimo nayo izabone abayikora. Ibihe byiza rero aho muri.